ingamba zo kugumya guhashya abantu nk'abangaba bagurisha umutungo w'abandi zirakomeje, dufatanyije n'inzego zitandukanye, cyane cyane ubufatanye bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka ndetse n'izindi nzego zitandukanye, ndetse namwe turabashaka ubufatanye bwo kugira ngo ibyaha tubirwanye. Tuzi neza ko umutungo w'umuntu uba uhenze, nta muntu rero wari ukwiriye kujya awutwara awugurisha atari we atarawuvunikiye. Aba bantu uko mwababonye, uwa mbere yitwa bafashwe tariki ya 9 Werurwe, hafatwa bare uko ari 11 uko mwabonye, akaba uwa mbere ari Sindayiheba Valence mu buyobozi w'itsinda, ndetse ubu ngubu akaba ari no mwisubiracyaha. Muragijimana Emmanuel nawe ni umuyobozi w'itsinda. Sinayobye Simeon umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itariye ndetse akanayigurisha. Musabye Maria Joseline umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itariye ndetse akanayigurisha. Nikuze Brigitte umufatanyacyaha wiyise nyir'umutungo agaragaza ko atanze procuration kugira ngo umutungo ugurishwe. Umwari Jeanne d'Arc umufatanyacyaha nawe wiyise umwana wa nyir'imitungo agaragaza ko ari umuzungura. Miruho Asiere umufatanyacyaha wahimbye icyemezo cy'urukiko cyemeza ko izungura ryemewe. Maître Bahati Pierre Canisius akaba ari avoka ndetse akaba ari na noteri wigenga, akaba ari umufatanyacyaha wemeza ko procuration ari izukuri akaziteraho kashe. Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice umufatanyacyaha wahimbaga ibyangombwa by'ubutaka, nawe uyu nisubiracyaha. Nangoga John umufatanyacyaha wahimbaga ibyangombwa by'ubutaka. Gatera Jean Baptiste umufatanyacyaha washakaga abagura imitungo. Aba bose bafungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro, Kimironko, Remera, Nyarugenge na Nyamirambo, na dosiye yabo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Ibi byaha rero bakurikiranyweho uburyo babikora kandi tubanze tubasobanurira ibyaha bakurikiranyweho. Ni ibyaha 5: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, kwitirira umwirondoro, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano n'iyezandonke. Igihano gito bahabwa baramutse babihamijwe n'urukiko ni imyaka 2, ariko ikinini kirimo ni imyaka kugera kuri 15. Aba rero uburyo bakoramo icyaha, aba bose indi case ya 4 Mudatsikira Innocent uzi nka Cyusa Brice, Ngoga John, igihe baberekanaga hano hari inyuma hari umuntu wambwiye ngo abaseje ubundi mwabaparedinze. Nibyo ko abenshi hano barimo isubiracyaha. Uyu rero nabo nanone Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice na Ngoga John na Gatera Jean Baptiste n'abafatanyacyaha. Aba bose bakaba nabo barafashwe bagerageza kugurisha umutungo wari uherereye mu murenge wa Ndera, ukaba rufite agaciro kagera kuri miliyoni 800. Bahita bafatwa batarawugurisha, ariko ibyangombwa by'ibanze bari bamaze icyaha bari bamaze kugikora ariko batarishyurwa, ubwo nabo barafatwa. Umuyobozi wabo nanone master planner akaba ari Sindayiheba Valence. Imitungo amaze kugaruzwa agera kuri miliyari 1 mu byo bari bagerageje kwiba. Muhaye ngo miliyoni 50, ubwo ari nka 30 muhaye, ubwo ya 50 yongeyeho n'inyungu, akongeraho na chèque sans provision. Bakavanga mu bukererwa uzajya ngo ku bukererwa uzayongeraho 10%. Ugasanga umuntu hari n'igihe nibaza ni gute waguye miliyoni 20 ugatanga inzu yawe ukandika ngo murabuze
inzu ifite agaciro ka miliyoni 70. ubwo bupfayongo bubahe? ubwo se bupfayongo kandi wajya muri banki bakayagwa ku nyungu nziza. Sinzi ikintu kiba muri banki Lambert, turabivuga ariko style abantu bajyayo, ariko ikiberayo nta cyiza cyo muri banki Lambert, nta cyiza kiriyo. Ikindi tubabwira no gutanga banki Lambert nabyo ubwabyo ntibyemewe. Mu minsi yashize hari ibintu byagiye byandikwa ngo umuvugizi wa RIB ngo yavuze ngo mabuja na databuja ngo bigize icyaha. Nk'umunyamategeko wize amategeko uzi ibigize icyaha, icyo gihe twari turi ku ibikorwa bifitanye isano n'ubucakara. Mu bikorwa bifitanye isano n'ubucakara bavuga ngo gukoresha umuntu bugwate mu kwishyura umwenda, kumukoresha nk'umuja cyangwa umugaragu n'ibindi. Mubo rero twari turi kwigisha, hari umwe wabajije kuko yahise yumva ijambo umuja, ahita abaza ati se buriya tugiye muri ya soko, mu masoko ujya kumva umuntu agwamagaye ngo databuja ngo nagufasha guhaha, ngo ibyo ntibigize icyaha. Namusubije ntabwo bigize icyaha, ntabwo bigize icyaha ibyo bintu. Kuba umuntu yakwita undi n'uburyo bwo inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, aho utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 maze Spiro yawe uyibikeho. Abafatanyabikorwa rero abanyamakuru duhuriye hano, mwakoze kwitabira ubutumire twabahaye. Ni ubutumire akenshi bushingiye kuri bwa bufatanye, aho tuba tugamije kugira ngo umuturage amenyeshwe, abwirwe amayeri akoreshwa n'abantu batandukanye, abantu bagizi ba nabi, kugira ngo tubaburire hato hatazagirwa mu mutego w'ibyaha cyangwa mu mayeri bakoresha. Abantu rero ko mwabonye 11, harimo abagore 3 bafashwe ku bufatanye bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka National Land Center. Bafashwe mu byaha bitandukanye, cyane cyane ariko ari icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, aho bafashwe bagurisha imitungo y'abantu, imitungo itimukanwa, harimo amazu n'ubutaka. Ingamba zo kugumya guhashya abantu nk'abangaba bagurisha umutungo w'abandi zirakomeje, dufatanyije n'inzego zitandukanye, cyane cyane ubufatanye bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Ndetse namwe turabashaka ubufatanye bwo kugira ngo ibyaha tubirwanye. Tuzi neza ko umutungo w'umuntu ubuhenze, nta muntu rero wari ukwiriye kujya awutwara awugurisha atari uwe, atarawuvunikiye. Aba bantu uko mwababonye, uwa mbere yitwa, bafashwe tariki ya 9 Werurwe, hafatwa bare uko ari 11 uko mwabonye. Akaba uwa mbere ari Sindayiheba Valence, mu buyobozi w'itsinda, ndetse ubu ngubu akaba ari no mwisubiracyaha.
Muragijimana Emmanuel nawe ni umuyobozi w'itsinda. Sinayobye Simeon, umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itariye ndetse akanayigurisha. Musabye Maria Joseline, umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itariye ndetse akanayigurisha. Nikuze Brigitte, umufatanyacyaha wiyise nyir'umutungo agaragaza ko atanze procuration kugira ngo umutungo ugurishwe. Umwari Jeanne d'Arc, umufatanyacyaha nawe wiyise umwana wa nyir'imitungo agaragaza ko ari umuzungura. Miruho Asiere, umufatanyacyaha wahimbye icyemezo cy'urukiko cyemeza ko izungura ryemewe. Maître Bahati Pierre Canisius akaba ari avoka ndetse akaba ari na noteri wigenga, akaba umufatanyacyaha wemeza ko procuration ari iz'ukuri akaziteraho kashe. Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice, umufatanyacyaha wahimbaga ibyangombwa by'ubutaka nawe uyu nisubiracyaha. Na Ngoga John, umufatanyacyaha wahimbaga ibyangombwa by'ubutaka. Gatera Jean Baptiste, umufatanyacyaha washakaga abagura imitungo. Aba bose bafungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro, Kimironko, Remera, Nyarugenge, Nyamirambo. Mu dosiye yabo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Ibi byaha rero bakurikiranyweho uburyo babikora kandi tubanze tubasobanurira ibyaha bakurikiranyweho. Ni ibyaha bitanu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, kwitirira umwirondoro, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukoresha inyandiko mpimbano n'iyezandonke. Igihano gito bahabwa baramutse bagamijwe n'urukiko ni imyaka 2, ariko ikinini kirimo ni imyaka kugera kuri 15. Aba rero uburyo bakoramo icyaha, aba bose bafatiwe muri case enye ariko zifite aho zihuriye. Zose zifite icyita rusange kimwe, ko ari ukugurisha umutungo utimukanwa w'abantu, ubutaka ndetse n'inzu. Iyo tuvuze ubutaka ubwo ni isambu cyangwa ni ikibanza kirimo n'inzu. Uyu Sindayiheba Valence ni umuyobozi w'itsinda ry'aba bantu bakekwa afatanyije na bagenzi be aribo, ubwo ni muri case ya mbere. Muragijimana Emmanuel, umuyobozi w'itsinda nawe. Sinayobye Simon, umufatanyacyaha wiyandikaho imitungo itariye ndetse akayigurisha. Musabye Maria Joseline, umufatanyacyaha wiyanditseho imitungo itariye ndetse akayigurisha. Nikuze Brigitte, umufatanyacyaha wiyise nyir'umutungo agaragaza ko yatanze procuration kugira ngo igurishwe. Aba badamu mubonamo buriya bo bagira uruhare rwo kwitwa umugore wa kanaka, ubwo bajye kugurisha hakagurisha umugore n'umugabo, bacuze ibyangombwa rwose biri mu mazina yabo. Ubwo ni rwo ruhare rwabo rwo kwitwa umugore n'umugabo. N'ubabonye rwose akabona ko muri kesere ya mbere Nikuze Brigitte hano nawe yashatse ibyangombwa yiyise ko ari nyir'umutungo agaragaza ko atanze procuration, ayiha Sinayobye Simeon na Musabye Maria Joseline. Ubwo Sinayobye Simeon na Musabye Maria Joseline baguze nk'umugore n'umugabo. Bita umugore n'umugabo bitewe n'uko umutungo uteye, niba wanditse ku mugore n'umugabo. Hano Nikuze umutungo bari bagiye kugurisha wari wanditse ku muntu umwe. Ubwo rero ajua role yo kwitwa ko ari utanze procuration, ayigurisha abise umugore n'umugabo, akaba aribo bagaragara ko baguze. Iyo rero imitungo imaze kujya mu maboko y'abangaba, noneho bayigurisha abatuje. Ugiye kugura we iyo agiye gucekinga, acekinga kuri level ya mbere, asuzuma kuri level ya mbere. Ubwo asuzuma kuri level ya Sinayobye Simeon na Musabye Maria Joseline, akagira ngo ni banyiri umutungo koko, ariko nabo barawubonye mu buryo bw'uburiganya. Aha niho tuza gutanga ubutumwa. Nyuma ya hariya ugiye kugura, reba nibura level 3. Uyu mutungo ugiye kugurisha wamugeze uvuye kuri nde nka level 3, nawe outkuye kuri nde. Kuko iyi ni trick bakoresha, ni amayeri bakoresha kugira ngo wa muntu ugiye kugura najya no kubaza muri land center abone ko umutungo
wanditswe kuri aba bantu koko uti ni couple koko n'umugore n'umugabo barabuguze ariko se bawuguze nande bawuguze n'ubundi n'uwugurisha atari mwibuke ko Nikuze Brigitte hano yashatse procuration agatanga procuration ariko noneho ashingiye ku byangombwa by'ibihimbano kuko umutungo initial wari wanditse ku muntu nabwo w'umugore tutashimye kuvuga amazina ye hano kubw'impamvu hanyuma Brigitte amaze urumva iyo procuration yemejwe nande na Maître Bahati nka noteri akora transfer iragenda ijya kwa Sinayobye Simeon na Musabyimana Joseline nk'abaguzi aba nabo mu bugure bwabo n'abantu baba bafite amafaranga batanze miliyoni 50 ariko mu mutungo bandika ko baguze 210 miliyoni 210 icyo baba bashaka kugaragaza ni iki bavuga ngo batanze miliyoni 50 niyo bagaragaza andi batanze cash ubwo difference ya miliyoni 210 ikinyuranye cya miliyoni 210 nibyo bavuga ngo batanze cash icyo bagamije ni iki no kugira ngo uyu nguyu ni umuntu ufite amafaranga ari kuri muri deal cyangwa uri muri ubugambuzI bushukana hanyuma iyo bagiye kugurisha akuramo za miliyoni 50 ze yatanze mbere yarangiza bakamuha n'inyungu ye bakagabana ariko banje gukuramo no kuvuga ngo washora amafaranga ariko mu bwambuzi bushukana muri aya mafuti yo kugura muri ibi byaha ngira ngo aho ngaho birasobanutse neza kesi rero ya kabiri ya Sindayiheba Valence nanone aragarutse nanone yafatanyije n'umwari Jeanne d'Arc ahangaha noneho uyu umwari Jeanne d'Arc n'umufatanya cyaha wiyise ko ari umwana wa nyiri mitungo agaragaza ko ari umuzungu Miriho Asier nawe yajemo akaba umufatanya cyaha wahimbye icyemezo cy'urukiko cyemeza ko izungura ryemewe bageze naho bashobora guhimba icyemezo cy'urukiko ariko iyo ushishoze usanga kitari original aha ubutumwa duha nk'umuntu kitari cy'umwimerero duha abantu bagura nuko kwitwa umuzungura ugiye kugura n'uwitwa umuzungura uba ufite umwanya kuko ufite amafaranga yo kuba wajya muri ASMS ukareba ko koko urwo rubanza rwigeze kubaho hano aba bose rero bahimbye urubanza rw'urukiko rugaragaza ko ubutaka bw'abantu bitabye Imana buhereye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kiyovu bwari bwemewe n'amategeko ko bwimuriwe ku muzungura wabo ariwe umwari Jeanne d'Arc ababyeyi barapfuye bakinnye scenario ko umubyeyi yapfuye ababyeyi bapfuye akabasigaye umuzungu umwe witwa umwari Jeanne d'Arc bagahimba ibyangombwa bamara guhimba ibyangombwa akitwa ko ari umuzungura hanyuma ubwo rero nk'umuzungura nawe ajya kugurisha nyuma baje kugurisha uwo mutungo ariko baza gufatirwa mu cyuho aho urwego rw'ubugenzacyaha rwari bamenye amakuru bafatirwa mu cyuho batari bishyura amafaranga yose agaciro k'uwo mutungo bari bakabariye agera ngo kuri miliyari 1 bafatwa batarayishyura yose bari bamaze kwishyuraho miliyoni zigera kuri 200 ariko izo nazo zahise zifatirwa aho bari bazibikije kesi ya gatatu Muragijimana Emmanuel nanone yafatanyije na Maître Bahati Pierre Canisius mwumvise ko ari umwavoka akaba ari na noteri wigenga nanone yemeza za procuration akemeza za procuration ko zemewe n'amategeko no kuvuga ngo aba bose uriya no mu metero wabo iyo habaga hari icyangombwa gisaba procuration bizwi nka power of attorney cyangwa se uburenganzira bwo kugira ngo ubutaka bukugeho cyangwa uburenganzira bwo ushobora guhabwa kugira ngo ugurishe Maître Bahati niwe bitarazaga akabyemeza nka noteri agateraho kashe indi kesi ya kane Mudatsikira Innocent uzi nka Cyusa Brice Ngoga John igihe baberekanaga hano hari inyuma hari umuntu wambwiye ngo abasejo bundi mw'abaparedinze nibyo ko
abenshi hano barimo isubiracyaha. Uyu rero nabo nanone Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice na Ngoga John na Gatera Jean Baptiste n'abafatanyacyaha. Aba bose bakaba nabo barafashwe bagerageza kugurisha umutungo wari uherereye mu murenge wa Ndera, ukaba rufite agaciro kagera kuri miliyoni 800. Bahita bafatwa batarawugurisha, ariko ibyangombwa by'ibanze bari bamaze icyaha bari bamaze kugikora, ariko batarishyurwa, nabo barafatwa. Umuyobozi wabo nanone master planner akaba ari Sindayiheba Valence. Ubu imitungo amaze kugaruzwa agera kuri miliyari 1 mu byo bari bagerageje kwiba. Amayeri rero bakoresha aba bantu, icyambere bashaka amakuru ku butaka, bakamenya ubutaka n'ubwa kanaka bwanditsweho nde, hari n'ubutaka bagurisha bwari buri ku isoko bukeneye kugurishwa, ariko bukagurishwa mu buryo bw'amanyanga. Hari igihe umuntu akenera kugurisha ubutaka bwe cyangwa inzu, aba rero bo bakabyihuta mbere bakariganya umuntu runaka. Urumva amakuru y'ubutaka bugiye kugurishwa, amakuru barayashaka, bamara kuyamenya ayo makuru rero niyo bashingiraho bacura umugambi, bagakora itsinda, bagacura ibyangombwa biri mu mazina ya nyiri umutungo nk'uko bashaka ko bigenda. Niba ari umutungo wanditswe mu mazina y'umugore n'umugabo, bakagerageza gushaka umugore n'umugabo nka kwa kundi mwabibonye. Hanyuma hakazamo no gutanga uburenganzira bwo kugurisha ariya procreation cyangwa pavato, ikemezwa na noteri uba washatse. Hano mwumvise ko harimo Maître Bahati Pierre Canisius. Bakabanza bakayishyira no mu mazina yabo. Hari naho kiriya kintu iyo bamaze gufata procreation kwa kundi bimura bagashyira mu mazina yabo ubwabo, noneho bakaza kugurisha neza. Wowe ugura ukabuzi kugura n'umuntu runaka. Aho rero niho hazamo umwari Jeanne d'Arc, hariya mwabonye nk'uzungura Sinayobye Simeon na Musabyimana Joseline nk'umugore n'umugabo. Ibi rero ni ibyaha tubona by'ubwambuzi bushukana, bisaba ko abantu bagenda bita abantu bagomba kugenda bagira amakenga. Aha rero nk'uko mwabonye buri muntu wese buriya abafite uruhare rwe. Hari ujya gucurisha ibyangombwa, hari ukora procreation, hari uhimba scenario, hari utanga plan nk'uko babivuga, aribo ba mastermind. Ibyo byose buriya ngo no mu kugabana bishingira ku ruhare buri wese yagize. Mwabonye ko ari isubiracyaha Sindayiheba Valence ari mu isubiracyaha, aho muri 2018 yarekuwe nabwo ku cyaha nk'iki ngiki cyo kwihesha ikintu cy'udakoresheje uburiganya. Mudatsikira Innocent uzwi nka Cyusa Brice na Ngoga John nabo bakaba mu mwaka wa 2024 ngira ngo mu kwezi kwa 9 cyangwa mu kwezi kwa 9, nabo n'ubundi niba mubibuka neza nabo twarabagaragaje nabo ku byaha nk'ibi ngibi byo noneho icyo gihe bagurishaga imodoka z'abantu. N'uyu Musabye Maria Joseline nawe nisubiracyaha. Ibyaha rero bakurikiranwa ngira ngo nabasobanuriye n'ibihano byabyo, nk'iki cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi uhanwa n'ingingo 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse babihamijwe n'urukiko ni hagati y'imyaka 7 n'10. Hanyuma ikindi cyaha gikurikiyeho kwitira imyirondoro ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 40 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga. Igifungo bahabwa baramutse babihamijwe n'urukiko ni igifungo cy'imyaka 3 kugera kuri 5 n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 1 na miliyoni 3. Kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ni icyaha nacyo gihanwa n'ingingo y'ijana 174 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano gihari
ni kuva ku myaka 2 kugera kuri 3 n'ihazabu ya miliyoni 3 na miliyoni 5 igihe baramuka bahamijwe n'urukiko. Guhimba inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ni icyaha cy'igiteganywa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse bagihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'7 n'ihazabu ya miliyoni 3 n'5 n'icyaha cy'iyezandonke. Icyaha cy'iyezandonke gihanwa n'ingingo ya 56 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke. Igihano bahabwa baramutse bahamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 3 n'5. Ubutumwa rero dutanga, ubutumwa tugenera abantu bagura imitungo, nubwo aba bantu baba bafashwe, nubwo inzego za leta zishyiramo imbaraga zose kugira ngo abantu nk'aba bafatwe, mwumvise ko bafashwe ku bufatanye bw'ikigo cy'ubutaka, nubwo twabafata hariho amafaranga adashobora kugaruka baba bariye. Ubwo rero ibyo biha umukoro aba bantu bagiye kugura, mbere y'uko bagura bakabanza kugira ubushishozi, bakabanza kugira amakenga. Hari umutego abantu bagura imitungo bagwamo. Imitego ya mbere ni uko aba bantu babashushubikanya bakabita imari ya make. Imari ya make, iyi mitungo twavuze urebye ugiye ku isoko rya nyaryo atari uburiganya, umutungo wagurishwaga nka miliyoni 200 wari ufite agaciro ka miliyoni tuvuge nka 500, uwagurishaga miliyoni 50 wari ufite agaciro ka 70, wari ufite uwagurishwaga 20 ugasanga ifite agaciro ka 40 tuvuge. Aba rero babicisha akantu ko kuvuga ngo imari ishyushye, imari itagucika. Ubwo hakaba hari n'abandi bantu muri bari abafatanya icyaha, hariho uza bakoresha amagambo yabo ngo ni gusheta wa munyemari uje kugura, hakaza undi yihuta ushaka kumutanga imari akamushyirishamo azanye igifurumba kirimo ibipapuro. Abantu bakavuga atoya tuyunguye rwose niwe wemeye tugiye kuturi inyangamugayo, ntabwo tugurisha abantu babiri ngo ngaho tubwire wowe uragura cyangwa tugurisha uriye. Wa wundi uje ushyushya gusa utari bunagure kavuga ati rwose mwinyima imari nubwo ejo nagiye ntavuze ariko nisubiyeho nzanye amafaranga. Wa wundi nawe kumva ko imari igiye kumucika agahita arekura ifaranga bakanamupandisha gutyo. Aho rero mu by'ukuri ubutaka bw'u Rwanda ntabwo murabizi, ntabwo ubugurisha nkaho buri buhombe, ntabwo buba expired. Aho rero umuntu ugura imari yarakwiye kugira amakenga, ntabwo yarakwiye gushyirishwamo n'abantu nayibabwiye nizo terme bakoresha, bakamwihutisha akagura ikintu huti ntabanje gusuzuma, nta makenga yagize kubera ngo imari itamucika. Ndabagira inama, burya amafaranga n'ayawe, kuko kandi burya ufite amafaranga niwe mwana. Bari bakwiriye kukwinginga, si wowe wari ukwiye kubinginga. Ntibari bakwiriye kugushyiraho ihubi kugira ngo ugure utabanje gushishoza. Ugomba kugira amakenga. Uruhare rw'umuntu ugiye gutanga amafaranga nabanza abaze mu kigo cy'ubutaka ashishoza, ndetse arebe ko n'ubwo butaka mu minsi yashize twabonye n'abagurishaga ubutaka bwatanzweho ingwate. Ni ukuvuga ngo ni uruhare rw'umuntu ugiye kugura kubanza gusuzuma niba ubutaka agiye kugura butarimo ingwate. Urumva uramutse uguze ubutaka buri mu ngwate ntiwabuhombye? Wabuhombye. Aho rero niho tubwira ngo abagura imitungo bagire uruhare rwo kubanza gusuzuma ubutaka bagiye kugura, kuko nibo nyir'imari, nibo bafite amafaranga. Burya ufite amafaranga ni wowe ufite ijambo rya nyuma. Ikindi cya kabiri, turagira inama abantu bishora muri ibi byaha,
nukuri ntabwo tuzaborohera aba bantu ntituzaborohera ntabwo n'ubu ngubu bari bazi ko bari gufatwa bangana kuriya ariko barafashwe kuboko k'ubutabera kugomba kubageraho kwabagezeho ubu urukiko igisigaye nuko urukiko rukora akazi karwo rugakurikiza ibyo amategeko ateganya ariko umuntu wese wumva ko ubutumwa dutanga umuntu wese wumva ko ashobora kugurisha umutungo w'abantu uko yumva uko yishakiye ntabwo tuzamworohera ibi ni ibyaha tubona ibyaha by'ubwambuzi bushukana hanze aha bizwi turakoresha terme izwi ngo ni escroquerie ni umutekamutwe hariho abantu nyine bavuga ngo uriya muntu ngo ni umutekamutwe twebwe iyo tubwiye ngo ni umutekamutwe tubibona ko ari umunyacyaha rero ntabwo kuvuga ngo ni umutekamutwe ngo ni umuntu uzi guteka imitwe hariya ni umunyacyaha ni escroc aba ni ibyaha tubona bigenda bishingiye ku iterambere ry'igihugu aho babona ko tugenda tuva mu byo bita ibyaha bikoreshejwe ikiboko tujya mu byaha twakwita white collar crimes bya byaha umuntu agushuka amafaranga ukayamuha n'umutima mwiza utamukoze mu mufuka kuko ubu ngubu nta muntu ukigendana amafaranga mu mufuka rero icyo akora ni uko akumvisha ukuntu ugiye kugura imari akagira ibyo gushuka ukayamwihera warangiza kumubona ibyongera ni ibyaha tubona bigenda bikonina no mu Rwanda ni ibyaha tubona bigenda bihindura isura biva mu byaha bikoresheje ikiboko bijya muri ibi byaha bya white collar crimes ndetse n'ibyaha biboneka mu bihugu bifite inzego z'umutekano n'inzego zishinzwe gukumira no kurwanya ibyaha zikomeye kuko zizi ko uramutse ugiye gutera umuntu kace ntabwo warenga hariya bataragufata ngira ngo kace murayizi bya bindi akuniga ngo kandi aranabizi ko nubwo yanagufata yakuniga ngo kuriho amafaranga ntayo ufite mu mufuka rero bagenda biga amayeri n'ibyaha rero tugira ngo dufatanye kurwanya abafatanyabikorwa beza ndetse dusaba abaturage bose si ibi ngibi gusa ngira ngo ushize ubwo duherukana hano twababwiye kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ariko nacyo kijyana mu bindi byaha byo gusambanya ku ngufu kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya amayeri aba bantu bakoresha ni menshi atandukanye abo uyu munsi rero bo bakoresha amayeri yo kugurisha umutungo w'abandi utimukanwa n'uwimukanwa bagurisha imodoka bagurisha amasambu bagurisha amazu ikindi muri ibi byaha tubonamo hazamo n'ikintu bita banque Lambert wa muntu kuko umutungo yishyizeho azi neza ko atari uwe iyo abuze uwugura aragenda akawutanga muri Lambert murazizi niko zitwa ngo banque Lambert yamara kwitanga muri banque Lambert bakamuha amafaranga ubwo wa muntu rero nawe watanze ya banque Lambert muri make yatanze amafaranga ku mutungo utaruwe iyo rero mwikurikirana cyaha dukurikiranye ntabwo wavuga ngo kanaka ngo jewe ngo namuhaye amafaranga yanjye neza tuzi ko no muri banque Lambert muzi n'amanyanga barimo aho umuntu bashobora kumuha ngo miliyoni 20 bakamwongeraho inyungu z'umurenge bikarangira umuntu yishyuzwa miliyoni 100 yarahawe miliyoni 20 bantu mwishora muri banque Lambert ndababwiza ukuri ibyo turi kubona hano hanze umutungo wawe barawutwara gutyo bakora n'ibindi bintu byo kujya gukora inyandiko utavugisha ukuri ngo muhaye ngo miliyoni 50 ubwo ari nka 30 amuhaye ubwo ya 50 yongeyeho n'inyungu akongeraho na chèque sans provision bakavanga mu bukererwa uzajya ngo ku bukererwa uzayongeraho 10%. Ugasanga umuntu hari n'igihe nibaza ni gute waguye miliyoni 20
ugatanga inzu yawe ukandika ngo murabuze inzu yawe ifite agaciro ka miliyoni 70. ubwo bupfayo ngo bubahe ubwo se bupfayo kandi wajya muri banki bakayaguha ku nyungu nziza. Sinzi ikintu kiba muri banki Rambere turabivuga ariko style abantu bajyayo, ariko ikiberayo nta cyiza cyo muri banki Rambere, nta cyiza kiriyo. Ikindi tubabwira no gutanga banki Rambere nabyo ubwabyo ntibyemewe, aho umuntu ashobora kwifata agatangira gucuruza amafaranga atabifitiye uburenganzira. Murakoze cyane, ibyo nari nateguye uyu munsi ni ibingibi, ariko mbere yuko tujya wenda ku bibazo hari ikintu ngira ngo ntangeho umucyo, hari ikintu ngira ngo ntangeho umucyo. Mu minsi yashize hari ibintu byagiye byandikwa ngo umuvugizi wa RIB ngo yavuze ngo mabuja na databuja ngo bigize icyaha. Nk'umunyamategeko wize amategeko uzi ibigize icyaha ntabwo ibintu nabitinyuka, gusa habayeho wenda ko umunyamakuru ashobora kuba yarabyumvise nabi akabiha ango itariyo, noneho ngo bigakubitira no muri weekend, ngo muri weekend ngo amakuru aba yabuze agatwika. Niko kantu kasirikira uwanditse ngira ngo yabyumvise muri context itariyo, ntabwo ariko nabivuze. Icyo gihe tubivuga twari turi ku cyaha, twari turi kwiga ku cyaha cyo gucuruza abantu. Icyo gihe twari turi ku ibikorwa bifitanye isano n'ubucakara. Mu bikorwa bifitanye isano n'ubucakara bavuga ngo gukoresha umuntu bugwate mu kwishyura umwenda, kumukoresha nk'umuja cyangwa umugaragu n'ibindi. Mubo rero twari turi kwigisha, hari umwe wabajije kuko yahise yumva ijambo umuja, ahita abaza ati se buriya tugiye muri ya soko, mu masoko ujya kumva umuntu arwamagaye ngo databuja ngo nagufasha guhaha, ngo ibyo ntibigize icyaha. Namusubije ntabwo bigize icyaha, ntabwo bigize icyaha ibyo bintu. Kuba umuntu yakwita undi n'uburyo bwo guca bugufi imbere y'umuntu kugira ngo ugire icyo umufasha nawe agire icyo aguha, ntabwo bigize icyaha. Kandi ikintu cyose kigize icyaha kiba giteganyijwe n'itegeko. Ngira ngo rero abafatanyabikorwa beza ako kantu rwose muze kugakosora. Abantu benshi barabyibazaga, nanjye ndibaza ese ibi bintu koko ni uko yabyumvise. Gusa ikindi nabafasha nako nabasaba, nk'ubwo icyo gihe kuba twari turi kwiga ibyaha bigize icyaha cyo gucuruza, ntabwo yigeze abivuga, yivugiye kuri ako gusa. Namwe nubwo mwashaka ango, iyo ango imeze muri angere twize zose, iyo angere ni iragoramye pe, nta naho ihuriye n'umurongo w'ibyigwa, nta no gukomoza akavuga ati icyaha cyo gucuruza abantu n'icyaha kibi mu byirinda aya mayeri. Yifitirira ango nyine, bikubitana no ko amakuru yari yabuze muri weekend aba ahahinduye kuriya byagenze. Murakoze cyane, ngira ngo muraza kumfasha kubikosora. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye, Kia Sorento 2022 Hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze? Uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022, wowe n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye, aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars.